Reka dutangire dusenga Imana, dushima Imana kugira ngo Imana ize gukomeza kubana natwe, ize gukomeza kutwitaho, kandi aba ariyo yo kuturengera, iba ariyo yo kudukomeza mu gihe gisa nk'iki. Yesu umwana w'intama w'Imana, ugamo umugaru, wowe waturemye ukadushyira muri ino si ngo tukuvugire mu gihe gikwiriye kidakwiriye. Ndagushimiye umwanya mwiza rero wongeye kunyemerera kugira ngo ucishemwo ijambo ryawe rikuru ryabayeho ntari nabaho. Reka rero Imana mwana mwuka wera babe muri jyewe, bahagarare nanjye mwami, ubere mikoro nawe urangurira ubwoko bwawe, uhagarike satani, uhagarike abazimu, abadayimoni, imbaraga mbi zose, imbaraga z'abarozi, imbaraga z'abamedi n'abaperesi, ibyo byose tubikujeho ubutware bwa Kristo Yesu. Tuzeye tukwizeye mu butware bwa Yesu wareshe urakoze, amen. Rero tunezerewe Imana, dushimye Imana kuko Imana ari umutabazi, ari umurengezi, tabura kuboneka mu byago no mu makuba. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Rero tugiye kongera kwibukiranya ku ijambo muri ino minsi. Ushobora kuba atari ubwa mbere ugiye kuryumva, ari inshuro nyinshi, ariko ijambo ry'Imana ntabwo rijya risaza. Ijambo ry'Imana ni ibyo kurya by'ubugingo bihora bidutungira ubugingo. Uko umuntu akenera kurya buri munsi, uko umuntu akenera kunywa buri munsi, uko umuntu akenera kwambara buri munsi, uko umuntu akenera kwisiga buri munsi, niko n'umuntu akwiriye guhora yiga, yibutswa, yisomera ibijyanye n'ijambo ry'Imana, kuko ijambo ry'Imana niryo riyobora abagenzi. Ijambo ry'Imana niyo ndorerwamo buri muntu wese abasha kwireberamo kugira ngo abone ko akiri umugenzi koko. Yesu natugire neza kandi atwiteho, adushoboze. Tugiye kureba iby'amateka, iby'urugendo by'ihamagarwa rya Aburahamu. Iryo jambo mfite rifite umutwe uvuga ngo urugendo rwawe uracyagendana n'Imana. Ese mu rugendo rwawe ujya guhaguruka waba warumvise ijwi? Ese muri uko kumva ijwi, ayo majwi washoboye kumenya uguhamagaye uwo ari we? Ese uwaguhamagaye uwo ari we wamenye icyo aguhamagariye? Ese icyo yaba yaraguhamagariye niba warakimenye, icyo yaguhamagariye n'icyo uri gukora? Yesu natugirire neza kandi atwiteho. Tangiriro igice cya 12 turasoma umurongo wa mbere tugere ku murongo wa 5, tuze gusimbuka some n'uwa 14, aho umwami Imana ari bushime naho ngaho turi buganire. Yesu natugire neza. Uwiteka yohereza Aburahamu i Kanani. Uwiteka ategeka Aburahamu ati, va mu gihugu cyanyu, usiga umuryango wanyu n'inzu ya so, ujye mu gihugu nzakwereka. Nzaguhindura ubwoko bukomeye, nzaguha umugisha, nzogeza izina ryawe, uzabe umugisha. Kandi nzaha umugisha abakwifuriza umugisha, kandi uzakuvuma nzamuvuma. Kandi muri wowe nimo imiryango yose yo mu isi izahererwa umugisha. Hanyuma umurongo wa 14 naho twumva uko hatubwira, Aburahamu ageze muri Egiputa, Abanyegiputa bareba ko uko wa mugore ari mwiza cyane. Igice cya 13 umurongo wa 14, Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uwiteka abwira Aburahamu ati, rambura amaso urebe uhereye aho uri hano, ikasikasi n'ikusi, n'iburasirazuba n'iburengerazuba. 15, igihugu cyose ubonye ni wowe nzagiha n'urubyaro rwawe iteka ryose. Yesu natugirire neza, Yesu natwiteho,
Yesu naturengere kandi yongere atugarukeho kandi atugarurire ibihe byacu nk'ibya mbere. Umwami nyir'ibihe, umutabazi utabura kuboneka, niyongere yamamare mu isi no mu ijuru. Muri uru rugendo turimwo, muri iyi si turimwo, duhura n'intambara nyinshi, tugahura n'ibigeragezo, ariko muri ibyo bigeragezo, muri ibyo bigirwamana tuba turimwo, niho Uwiteka aduhamagarira. Iyo aduhamagaye, aduhamagara atitaye mu miryango turimo. Ahangaha bene data bavandimwe, mugerageze kuhitondera cyane. Mugabo, mugore, mukobwa, musore, ubwo wahamagawe, ntiwibwire yuko ari uko warushije abandi gukiranuka, si uko warushije abandi gutungana, ahubwo ni uko Uwiteka yakubonye akakwishimira, akavuga ati wavamwo umukozi, wavamwo umugenzi, wavamwo wo kugendana na Kristo, wavamwo wo kumuvugira. Yesu natugire neza. Uwiteka Imana yitegereza Aburahamu ari muri Uri y'Abakaludaya mu nzu yo kwa Setera, aramubwira yumva ijwi ngo yewe Aburahamu we, ngo va mu nzu yo kwa so, mu nzu y'ibigirwamana, numara kubivamwo hanyuma nkwereka igihugu ujyamo. Haleluya! Hashimwe Imana itarobanura ku butoni, itareba imiryango tuvukamo, itareba amabere twose, itareba abo tuvukana, itareba ku buhanga bwacu, itareba ku bushobozi bwacu, itareba ku masura yacu n'igihagararo cyacu. Yadutoranije kugira ngo tube turi abo turi bo ubu ngubu, tubeshejwe n'abo turi ubu ngubu amaraso ya Kristo, amaraso yatubatuye, amaraso y'umwana w'intama w'Imana wemeye gusiga byose akemera kuza kubana natwe. Rero Kristo akomeze guhabwa icyubahiro. Ijambo ritubwiye neza uko Uwiteka yahamagaye Aburahamu. Uwiteka areba Aburahamu aramubwira ati yewe, va mu nzu yo kwa so Tera, mu nzu y'ibigirwamana, hanyuma uze nkutoranye nguhindure umukozi. Hanyuma Aburahamu arabyumva, yumvira Imana ihoraho, arahaguruka, aragenda ahagurukana na Sarayi berekeze i Kanani. Ariko akimara kuva mu nzu yo kwa Setera, Aburahamu umubyeyi we Tera yari afite ibigirwamana, yabazaga ibigirwamana, yarabibazaga, hanyuma Aburahamu nawe akajya kubicuruza. Ariko Imana iramureba iravuga ngo Aburahamu ndakwitegereje neza, ndakubonye mbona uri uw'umumaro, ndakubonye mbona uri uwo kwishimira. Rero va, kugira ngo nkukoreshe birasabwa koko ubanza kwimuka, urasabwa yuko ubanza kuva muri ibyo bigirwamana by'iwanyu, hanyuma ukaza nkakugira umukozi. Yesu natugirire neza. Natwe kudutoranya si uko twatsiranukaga, natwe kudutoranya si uko twarushije andi moko gukiranuka, ahubwo ni ubuntu bwa nyir'ijambo, ni ubuntu Kristo yadutoranirijemo kugira ngo tumuvugire mu gihe gikwiye n'ikidakwiriye. Izina ry'Imana yacu nirihabwe icyubahiro. Rero turasabwa kugira ngo twumvire umuhamagaro. Muri urwo rugendo Aburahamu agihamagarwa, yahagurutse wenyine, ariko n'umugore we n'abagaragu biwe. Ariko Loti
abagendana mu nyuma. Ariko ntabwo isezerano kuko yari yagiranye n'Imana, yamubwiye ko izamuhindura ubwoko bukomeye kandi azamumugisha, kandi uzamuvuma azamuvuma. Ntabwo rero yagombaga gusohorezwa isezerano, nta nubwo yagombaga guhabwa igihugu, guhabwa umugabane we akiri kumwe na Loti. Bene data bavandimwe, abantu bagiye babasiga babavaho, abo mwaririmbanaga, abo mwasenganaga, abo ababibwirije ubutumwa, abo baragiye babivamo. Ariko nuko batari bumvise ijwi, nuko batari bari mu muhamagaro wa nyiri ijambo, suko bari baramwumvise yuko bagomba kubana n'Imana, bagomba kugendana na Kristo, ahubwo bagombaga gutandukana natwe kugira ngo tuhabwe ibyacu. Yesu natugire neza. Bene data bavandimwe, turasabwa kugira ngo dukomeze tubane n'Imana, turasabwa kugira ngo dukomeze dushikame mu byo kwizera, turasabwa kugira ngo dukomeze duhanga amaso Yerusalemu. Ngo hanyuma ngo Aburahamu, tugeze mu gice cya 13 umurongo wa 14 twasomye, atubwiye neza ngo Uwiteka amaze gutandukanya Loti na Aburahamu, ngo Uwiteka ngo aramubwira ngo yewe ngo Aburahamu we, ngo rambura amaso yawe ngo urebe. Areba ikusi, areba ikasikazi, areba iburasirazuba, areba iburengerazuba. Ngo hanyuma ijwi ry'Uwiteka aramubwira ngo yewe Aburahamu, aho hose ubonye nzahahereza, icyo gihugu cyose nzagihereza urubyaro rwawe. Haleluya. Bene data bavandimwe, kugira ngo dusohorezwe amasezerano, hagati y'isezerano harimo intambara nyinshi. Hari hagati, hari aho Aburahamu yageze ari kumwe na Loti, abashumba barashyamirana. Abashumba bamaze gushyamirana, Aburahamu abwira Loti ati muvandimwe mwene data, nikituma dupfa urwuri. Aburahamu abwira Loti ngo yewe Loti we, hitamwo aho ushaka kujya, igihugu cyose dore kiri imbere yawe. Maze kuko Loti nta jambo rya nyiri ijambo yari afite, Loti ngo ahita areba ngo igihugu kinetse, ahitamo kwigira i Sodomu ndetse na Gomora. Muzi amateka y'i Sodomu n'i Gomora uko byagenze, muzi ibyago byahabaye, ubusambanyi bwahabaye. Bene data bavandimwe, umuntu udafite mwuka wera w'Imana, urebesha amaso y'umubiri, utagisha inama Imana, utagisha inama mwuka wera, utagisha inama Kristo, ahita mwibyo abonye. Hari abantu rero benshi muri uru rugendo bari guhitamo nabi, bamaze kuva mu byizerwa, bamaze gusubira inyuma, bamaze kubivamo, bamaze gusubira inyuma, bamaze gusubira i Lodobari, bamaze gusubira kwa Matiri, bamaze gusubira mu busambanyi, bamaze gusubira mu bujura. Abo bamaze guhitamo nabi, nk'uko Loti yahisemo nabi, atandukana n'umunyamugisha kubera yuko nta jwi yari afite. Mwene data muvandimwe, nakwibutsaga urugendo rwawe. Ese ujya guhaguruka hari ijwi wumvise? Ese ijwi umaze kuryumva ryakubwiye ngo iki? Ese icyo ryakubwiye gukora nicyo uri gukora? Yesu rero niyongera kwibutse, iri jambo ryari ryo kukwibutsa, nkwibutse nkubwira ngo umenye neza yuko abakuvuyeho, abagusize, ntabwo bari barumvise ijwi. Abumvise ijwi niyo mukiri kugendana. Kandi niba ugumye mu mwanya wawe mwiza, umwanya wo gutegererezamwo,
umwanya wo kurindiriramo. Kristo araje agusohoreza ibyawe. Kristo araje kuko yakubwiye ko uzaba umunyamugisha, kandi ko uzakuvuma nawe azamuvuma, kuko Kristo yakubwiye neza yuko aguhaye igihugu cyiza, ariko icyo gihugu kugira ngo uzakigeremo urasabwa kuba maso. Icyo gihugu kugira ngo uzakigeremo birasabwa kwirinda. Icyo gihugu kugira ngo uzakigeremo urasabwa kugira ngo ukomeze gusenga, ukomeze gukizwa, ukomeze kurindira hahandi Kristo agushaka, hanyuma akakubona. Ukomeze utegereze kandi wihanganye, kuko Kristo yenda kuza gucyura itorero. Bene data bavandimwe, ongera utekereze kubw'urugendo rwawe, utekereze kubw'umuhamagaro wawe. Wireba kubagusize, wireba kubabivuyemo, ahubwo wowe reba se icyo Kristo aguhamagariye nicyo uri gukora. Yesu nakugire neza kandi agushoboze mu rugendo kugira ngo ukomeze kurindira. Reka dusenga n'Imana, tubwire Imana ngo Mana, noneho mu rugendo ongera udushoboze kandi utwambike imbaraga zo kugira ngo twe gutsindwa kubw'ibyago n'amakuba n'ibigeragezo, twe kurebesha amaso y'umubiri ngo duhitemwo tugendeye ku marangamutima, ahubwo tugendereye ku gushaka kw'Imana. Yesu umwana w'intama w'Imana, Elohimu El Shaddai, Jehova Rafa, ndagushimiye kubw'ijambo ryawe, ushimiye ubwiza bwawe n'ubwami bwawe. Komeza wamamare rero, ijambo ryawe riherekeze, rizabashe kugera kuri buri muntu wese, kandi uzaryumva Uwiteka azashyire mu bikorwa rimusaba. Kandi ukeneye imbaraga, muhereze imbaraga. Ukeneye ku mwuka wawe wera, muhereze umwuka wawe wera. Dushoboze rero kuko uri mwiza, tugiye tukwizeye mu butware bwa Yesu. Urakoze Yesu, amina. Shalom shalom. Uwiteka nabahire kandi nabiteho kandi abashobozi.